Murakaza neza muryango mugari, muryango wa Nyayo TV show. Uyu munsi rero twabazaniye The Ben na Pamela kugira ngo batubwire neza ahantu abantu bakeneye kuzataha ubukwe bwabo, cyangwa se abantu bakeneye kugura amatike ahantu bashobora kuyasanga. So uyu munsi rero maze iminsi bivugwa cyane muri social media yuko The Ben na Pamela bafite ubukwe muri uku kwezi kwa 11, ubukwe buzabera hariya muri Convention Center. Ariko ibiciro abantu bashyizeho cyangwa se uburyo abantu bazabujyamo ni ibiciro biri hejuru cyane. Ubwashize mu minsi yashize The Ben yasohoye ibiciro avuga yuko tike ya nyuma y'amake ari 50 kugira ngo ubashe gukurikirana ubukwe bwe kuri live streaming ku murongo wa YouTube. Ariko nyuma yaho baza gusohora irindi tangazo bavuga yuko babimanuye ibiciro, bashobora kwishyura 10,000 ugakurikirana uburyo bwa streaming live kuri YouTube yabo. Uburyo rero bavuga yuko ari ubukwe buzatwara amafaranga menshi cyane, ubukwe buzatwara akayabo ka miliyari zigeze kuri 2. Urumva ni ubukwe buri nabwita ngo iki, ni ubukwe bwa mbere bugiye kubera mu gihugu cy'u Rwanda, ubukwe buhenze kandi buzabera ahantu hiyubashye. Uyu munsi rero urumva ko nagashya gakomeye cyane. Rero uyu munsi reka duhamagare Pamela na The Ben begera hano kuri kamera, hanyuma batubwire iby'ubukwe bwabo, n'icyo bisaba kugira ngo umuntu abashe kwitabira ubukwe bwabo, cyangwa se n'umurongo bashyizeho w'uburyo umuntu ashobora kugura amatike wakifashisha. Niba batubwiye niba ari umurongo wa MTN, cyangwa se niba ari uburyo bwakoresha bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura na Visa card, cyangwa se niba ari uburyo bwa Airtel, abantu bashobora kwisangamo bose ku buryo butagoye, ku buryo bunogeye abantu benshi, kandi mu buryo bwishimiwe n'abantu bose. Rero kugira ngo rero utahe buriya bukwe bwa The Ben, urasabwa kwishyura amafaranga angana n'ibihumbi 10. Ariko atari uko butaha ngo ujye kwicara muri Convention Center, ni uburyo wabukurikiranamo wibereye mu rugo iwawe. Upfa kuba ufiteho data ukabukurikirana ku buryo bw'ikoranabuhanga uciye ku murongo wa YouTube. Ni isheni ngira ngo bakreatinze izakurikiranwaho ubukwe bwabo, haba muri doti, haba mu gusaba, haba muri mariage, haba muri reception, ahantu hose ukeneye no kureba udushya tuzaranga ubwo bukwe. Biragusaba rero kwishyura aya mafaranga 10,000. Please, umuntu wemerewe gutaha ubukwe bwa The Ben yemerewe kugenda muri Range Rover, urumva, Range Rover, akaba yemerewe kugenda muri Barabasi yishyuye 500,000. Urumva ko 500,000 ni amafaranga menshi cyane, amafaranga atapfa kwishyurwa n'umuntu uri wese ubonetse. So guys, rero turabararitse kuri uyu munsi, ntimuzabure hariya muri Convention Center. N'ahantu hazaba hari umutekano usesuye, umutekano uzaba ukomeye cyane ku buryo budasanzwe. N'ubukwe mbese buzaba bumeze nk'ubwa bukwe bw'ikana tujya twumva muri Bible. Urumva ko ari ibintu bizaba birenze cyane. Buzaba bwitabiriwe n'abahanzi benshi, harimo Chris Brown, umuhanzi w'umunyamerika, hari Rihanna, hari abahanzi ba Diamond, hari abahanzi ba Burna Boy, abahanzi bo mu Rwanda ba Melody. Cyane cyane ko na Melody nawe ari mu bantu bazataha ubukwe, nubwo byagiye byumvikana ko ashaka kwica ubura bukwe bwiwe. Ariko ndabizi neza Melody ni umwana mwiza kandi azataha buriya bukwe. Kandi rega Melody nta namwanga, n'amatiku nyine aba kuri social media yo gushaka kwangiriza buriya bukwe cyangwa se kwanganisha The Ben na Melody. Rero turabararitse uriya munsi, ntimuzabure, turabakunda. Murakoze cyane kudukurikira ku murongo wacu. Ikindi tubasaba no gukora subscribe na share na comment ahasigaye, mukajya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Nyayo TV show. Murakoze cyane, turabakunda.